ngo yo kuvuga ngo tutaryamanye nta nubwo twakunda nyine nta rukundo rwarimo kandi iyo myumvire ugasanga ifitwe n'abakobwa ati ntitwakundana igihe kirenze ibyumweru 3 tutararyamana se ni gute natuma nimba mfite umugore cyangwa se mfite umugabo cyangwa se mfite uwo girlfriend cyangwa se mfite boyfriend cyangwa se mfite fiancé urumva ni iki nakora kugira ngo ahora nkumbuye yagerayo akambwira ati ariko nugerayo umvugishe kugira ngo amenye nyine ese yagezeyo amahoro urumva uwo muntu abaguhangayikiye. turasuhuje inshuti zacu abavandimwe turabatumiye cyane kuri iyi channel yacu kugira ngo muze dushyigikire duhane ibitekerezo tuvuga ku tuntu n'utundi ku buzima busanzwe ni ukuri reka yes kabisa ni ibintu biba bisanzwe urumva hano hanze hari ibintu bigiye bitandukanye abantu tugenda duhura nabyo ibyo mpura nabyo bitandukanye n'ibyo uhura nabyo sibyo rero utwo tuntu nitwo tuzajya tuganiraho ndetse n'abadukurikiye bakajya baduha ibitekerezo sibyo kugira ngo nyine n'ibyo tuganiraho bibe byinshi cyane tumenye niba hari nabo bifasha muri comment rero umwanya wari uwanyu kandi turabasezeranya ko umuntu uzajya ushyira igitekerezo cye muri comment tuzajya tumusubiza cyane ni ukuri mutwereke urukundo mukande subscribe share ushyiraho na comment tumenye nimba ibyo tubaha bibafasha cyangwa mubikunda kuduhe n'ibitekerezo nk'abakunzi bacu cyane nta community nyinshi turagira nta bantu benshi turagira niyo mpamvu turi kubasaba ngo bajye bakora subscribe batwereke urukundo rwabo muri comment bakore like ikiganiro kandi nimba cyanagufashije usharinge n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo bigende neza cyane hanyuma tugiye kwinjira mu buzima bw'urukundo sasa hano hari abantu bavuga ko inkundo cyangwa se urukundo ziba ziri mu byiciro bigiye bitandukanye hari abakundana hari ibyo bita mu cyongereza friendship yes ni friendship ariko ni ukuvuga ngo friends zitandukanye hari girlfriend na boyfriend ariko nabo urukundo rwabo rutandukanye cyane ubundi hari friend for marriage ndikumva hari iyo ni nyine na ruriya rwa girlfriend na boyfriend kwikundanira bisanzwe copinage niyo boyfriend na girlfriend nose hagiye bivuye kuri boyfriend na girlfriend hahita hajyaho fiance nyine niyo yafu nari nzi yuko nyine uvuga ngo girlfriend boyfriend ikaba birarangiye nyine mugapanga ibyanyu mugakundana nyine mukagenda kuri step by step nari nzi ko ibyo bya fiance rero fiance nyine ase harya fiance si igifaransa buriya fiance ariko ni icyongereza cyose ni fiance my fiance hanyuma rero muri izo friendship habamo n'indi bita friend for happiness kanjye gutyo mbigorore ariko nyine hari no mvugo iboneye ibyo bita mu kinyarwanda ikiboneza mvugo bishyize mu mvugo iboneye ariko mu cyongereza hari n'abayita friend for fuck ko bikaze just abantu bagakundana ari friend for happiness gusa nta yindi mishinga bafitanye ari cyo kintu cyonyine kibahuza babizi neza ko nabo nta yindi mishinga bashobora kugirana umuhungu abizi umukobwa abizi tu oh my goodness hano hanze nawe nimba mbeshye ubishyire muri comment noneho umbwire ubwoko bw'inkundo wowe ziri hano hanze uzise buriya ukurikije ukuntu isi aho igeze nuko n'urubyiruko muri iyi minsi ukuntu ruba rushyushye buriya nabiboneye mu minsi mikuru umwaka ushize 2025
reba igihe perezida yavugaga ngo ntihagire umuntu ubakoraho ati mwisanzure ewana ngo mwisanzure aba bantu barisanzuye koko ewana ntabwo byoroshye urubyiruko muri iyi minsi ntabwo byoroshye ariko nanone nyine usanga benshi noneho muri iyi minsi bafite imyumvire yo kuvuga ngo yo kuvuga ngo tutaryamanye nta nubwo twakunda nyine nta rukundo rwarimo kandi iyo myumvire ugasanga ifitwe n'abakobwa ati ntitwakundana igihe kirenze ibyumweru 3 tutararyamana cyakora mana umanukire mu rubyiruko kuko none bimwe leta ivuga ngo urubyiruko ngo nyine umubare w'ababyara bitateganyijwe umaze kuba mwinshi ni mwinshi kabisa umaze kuba mwinshi kuko abantu benshi bashiritse ubwoba no abantu benshi kera batinyaga indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ariko uyu munsi hari uburyo bwinshi bwo kuzirinda hari imiti igabanya sida baciye amazi nta kintu bikibabwiye niyo mpamvu kuza n'urukingo rwayo kuvuga ngo mu kwezi nimba ari ukwa 8 mu Rwanda naho hazaba hageze urukingo rwayo nimba ari urushinge cyangwa se ikinini ushobora kunywa ukaba wamara amezi agera muri 3 wasambana n'umuntu urwaye sida ntuyandure rero biraza gutuma ubusambanyi buba bwinshi bufata indi ntera cyane rero urumva nyine ni ibyo ngibyo ariko hari nanone n'ibindi bintu bigiye bitandukanye urumva nyine nk'uburyo nyine abantu bagenda bibaza ibibazo bitandukanye se ni gute natuma nimba mfite umugore cyangwa se mfite umugabo cyangwa se mfite uwo girlfriend cyangwa se mfite boyfriend cyangwa se mfite fiance urumva ni iki nakora kugira ngo ahora nkumbuye ahora gukumbuye nyine ku buryo buri gihe nta minota 10 ishobora gucamo atagutekereje buriya ikintu ngiye mbona buriya ku bantu bakundana ikintu gituma ndavugira wenda muri rusange ko mbizi ikintu gituma abantu wumva ukomeje kumbura umuntu wawe ni ukuntu uburyo nyine akwitaho uburyo muhana umwanya buriya n'uburyo umuntu agukundamo bishobora gutuma ahora gukora ibikorwa bituma umuzenguruka mu mutwe akomeza gutekereza inshuro nyinshi aho ngaho biri buze gutuma nibaza ese wabwirwa nta nubwo ari njye ubyibaza njyenyine wabwirwa n'iki ku muntu mu by'ukuri agukunda reka nkubwire njyewe icyo ntekereza njyewe n'abandi baraza kutubwira muri comment ukuntu babyumva njye ikintu ntekereza ikintu cyatuma umenya ukuntu umuntu ugukunda byanyabyo first of all aba ari wa muntu uguhangayikira ukabona kenshi umuntu ahora akantu kose kuba ikibazo cyawe akakigira iki wa muntu uguhangayikira second umuntu ugukorera ibikorwa by'urukundo erega buriya urukundo nta rukundo rubaho ahubwo habaho ibikorwa by'urukundo ibyo bikorwa rero ibyo bikorwa nibyo bituma ubona ko umuntu agukunda kuko umuntu simpamya neza 100% ko ashobora kugukorera ibikorwa by'urukundo atagukunda kandi ikindi burya umusore utakwereka ko afokasinze kuri sex cyane ashaka ko muryamana kandi ukabona kwitaho agira ate nta kindi kintu ukabona ntago ari byo ashyize imbere cyane ukabona nubwo rimwe na rimwe bishobora kubagurira bikabaho aho ukabona ntago ariyo first priority agenderaho buriya hari umusore ushobora gukundana n'umukobwa atari cyo kintu agamije birashoboka cyane bishobora kuba wenda biri nko kuri 30% ariko birashoboka ariko nyine iyo ni ya friendship twavuze iyo ni relation ni girlfriend boyfriend yaba na fiance
yaba na fiyanse. Erega abahungu abasore bari seriye bakeneye kubaka urugo, yego akenshi ntabwo aba fokasinze kuri sex, ntabwo aza fokasinze. ni nacyo we mukobwa unkurikiye undeba ufite umusheri ufite umuntu muri kumwe, genda ureba ukuntu ibikorwa gukorera, uburyo akwitaho, uburyo agupayinga attention. Noneho nubona adashyira ikintu cyiswe sex imbere cyane, uwo muntu mutindeho. Gutera story, hari umusore umwe yari yasohokanye n'abashuti be. Noneho mu gusohokana n'abashuti be, kwa kundi baba bari mu kigare bishimye, haba haje umukobwa, ariko uwo mukobwa akaba yigeze kumutereta aramwanga. Noneho umukobwa agihinguka aho ngaho, umusore aratungurwa bya hatari. Ni gute umukobwa mwiza nkawe agenda n'amaguru, atega moto, urumva? Ati njyewe nkwemereye imodoka muri abo bantu bose, urumva? Ntabwo mbyumvishe neza. Ni ukuvuga ngo umusore yari yaraterese umukobwa aramwanga, yaragerageje kabisa aramwanga, ariko nyine urumva umusore ntabwo yigeze ahatiriza, yarabigerageje biranga. Hari abasore batazi guhatiriza impamvu ndayibonye. Umusore nyine ararekura, arekuye nyuma yasohokanye n'abashuti be, aza kubona wa mukobwa abajoyininze ariko ku kamoto, aratungurwa cyane. Mbere amutereta yari abizi ko afite imodoka? Nyine ntabyo yari azi, cyangwa wenda se yari anabizi, ariko aho ngaho ikintu yari agamije uretse uraje ucyumve muri iyi story, urumva? Noneho ubwo wa musore aratungurwa muri ba bantu, ni gute umukobwa mwiza nkawe ugenda na moto, nkwemereye imodoka. Umusore aranagura aho ngaho barabimwera, urumva? Noneho umusore arangije igihe cyo kuyimuha, arongera atumiza ba bantu bose, ati nimuze imodoka nayizanye ngiriye. Kumbi ya modoka wa musore yagiye muri izi kampani zikodesha imodoka, arayikodesha, kumva? Noneho mu kuyikodesha, ayikodesha igihe cy'ukwezi, atumaho wa mukobwa araza, imodoka bayidokoye imeze neza. Umusore utirariye ntarokore. Uri kumva? Noneho ubwo umusore nyine baraserebura pati, umukobwa bamuha kontaki arayitahana. Isuku byawe ntari byo. Icyumweru kimwe kirashira, umusore rwose ntigeze amwereka ko hari iyindi interest amufiteho. Kimwe kirashira, abasore benshi ibyo barabikoresha, ariko umusore amuhamagara akamubwira ati se imodoka nta kibazo ifite, nigira ikibazo uzambwire, urumva? Arangije aramubwira ati haciye ibyumweru 2 se ko nagushakaga, ati nta kibazo, ajya kumusura wa mutipe. Umukobwa ajya kumureba iki n'iki, arigendera ntihagira ikiba. amusanze mu rugo iwe ku nshuro ya 2. Umusore ati narembye meze nabi, ati basi yuze ukantekera byibura n'icyayi cyangwa se ibiryo. Uri kumva? Umukobwa arareba, urumva aravuga se wampaye imodoka, urumva? Ansabaga serivisi nk'ako ngako, kandi ubwa mbere nagiyeyo nta interest yigeze anyereka ko wenda ashaka sexy cyangwa se. Uri kumva? Umukobwa nyine birangira, urumva agiyeyo aramupreparira iki n'iki, biba birabaye, sex baba barayikoze. Uri kumva? Ubwo ngubwo nyine bikiba ku nshuro ya mbere, n'ubutaha ni ibintu byongera bikaba, sibyo? Sasa ubwo byarangiye, wa musore igihe cyo gukodesha yakodesheje imodoka kirangiye, urumva? Mu kurangira rero yahise amuhamagara, aramubwira ati se imodoka yanjye yari yagize ikibazo gutya na gutya, kandi nshaka kwikoza Igisenyi nahe hose, urumva? Sasa nkizi imodoka yawe iyanjye iri mu igaraje, urumva? Ndaguha nimero y'umukanishi uri kuyikora, noneho nimugoroba nka 10:00 uze kumuhamagara
ugenda ufata iyanjye ninza nzagusubiza imodoka yawe. Urumva umukobwa arayimuha, urumva ntiyari kuyimwima kandi ari we wayimuhayemo impano. Arayimuha, umujama aragenda. Bigeze nimugoroba, uri kumva? Bigeze nimugoroba umukobwa ahamagara ku igaraje ati reka uwo muntu ntitumuzi. Ajyayo ku igaraje, agezeyo umukobwa bamugira iki? Umusaza. Ariko mu by'ukuri wa mujama we tageti ye yayigezeho, cyashakaga yakigezeho, sibyo? Mbega umukobwa umbabaye. Urumva rero kuvuga ngo umuntu ugukorera udukorwa ngo niwe wamenya ko agukunda, ushobora gusanga kwitonda no gushishoza. Mwabakobwa mwe byo mwirinda kujya mu mageto y'abahungu. Nimba munakundana akaba ubona gukunda, irinde. Nimba utabishaka muri we bitakurimo, cyangwa wumva udashaka kugendera muri uwo murongo wo kuba muhuzwa na sex, wowe irinde kenshi cyane. Ushobora kujya iwe ariko witonze. Niba mukeneye kuganira, niba ari umusore w'umusirimu ufatika, nakujyana ahantu, ntabwo ari ngombwa kujyana ahantu hahenze, ntabwo ari ngombwa kujyana ahantu habasaba gukostinga amafaranga menshi, kuko ibyo mwakostinga bagiye kumusura bingana n'ibyo wakostinga bagiye aho hantu. Mushobora no kugenda mukagura fanta mukayiganiriraho. Abakobwa mbabarire, namwe basore kandi mutubabarire, mwidushukira abakobwa. None se nk'uwo mukobwa tuvugisha ukuri, ni nka bya bindi bajya bavuga ngo buriya ngo umusore ugufiteho tageti, ngo usibye n'umusore n'umugabo ngo ashobora kumara imyaka 3 ngo agutegere nyine imyaka 3 avuga ati kama mbaye nzakwemeza. Rero mwabakobwa mwe mushishoze, urebe umuntu mukundana uwo ari we, kandi nawe rega tujye tuvugisha ukuri. Umutima nama waba wakubwiye, ndabeshya, uba wakubwiye bati ndagiye ariko bishobora kugenda gutya na gutya. Nubona nyine uguye muri icyo kintu utanabitekerezaga, gerageza wiprotectinge. Ejo n'ejo bundi uwo muhungu wamubwira ngo yaguteye inda akayigufasha kukurerera uwo mwana. Tuvugisha ukuri. Mwe abakobwa mwe ndabizi. Ejo bundi Sabe yari ari kuganira na Kadafi, arangije Sabe aramubaza nimba ari Sabe ako banza ari Sabe, aramubaza ngo biramutse bibaye ngombwa ko utera umukobwa inda, urumva utabizi, nyuma akakubwira ngo naguteye, wabyitwaramo ute? Utabizi akagutera inda utabizi? Nyine yabazaga Kadafi, amubaza ngo uramutse uteye inda umukobwa utabizi, ntubimenye ko ayimuteye, akazakubwira ko wayimuteye, wabyifatamo ute? Urumva niza kubwira ngo namutererana izina rya Yesu. Ukuvuga ngo rero nyine binumva, urumva utwo tuntu kandi ubikora mwishimye, akubwira ko agukunda mana. Utwo tuntu twose ni tumwe mu tuntu tuba nyine dushobora gutuma utibagirwa umuntu. Hariho n'utagutererana. Hari n'utagutererana nyine, ntabwo bose ariko baba kuba hafi. Ngenda ndamuzi tuziranye cyane, ni ukuri uyu munsi I think bagiye kubyara undi mwana batarabyaye undi, ariko yamuteye inda akiri mu ishuri. Umukobwa akomeza ariga, umuhungu aramusapotinga, afata inshingano nk'umugabo. Mwabakobwa ngo mushishoze abahungu mukundana nabo, wigendera ku isura, wigendera kuri physical appearance yiwe, cyangwa ashobora no kuzana iyo modoka rega gutereta yayitiye, sibyo? Ashobora no kuza gutereta yayitiye. Wowe banza urebe si umuhungu umbwira ibi ni ese ari responsable, ese bibaye ngombwa ko yantera nk'inda n'urugero, uyu muntu yabasha gutekinga riske, akaba risk taker, akabasha guhanduringa icyo kibazo, nge nawe tukajya. Yes, rero Imana ibidufashemo, ibibafashemo, iturindire abana, iturindire abavandimwe, kandi iduhe n'ubwenge bwo gushishoza, kuko ni ibintu Imana yaremye. Ntabwo tuzareka gukundana, ntabwo tuzareka. Cyane ko abantu hano hanze bashiritse ubwoba, nta kintu bagitinya, ariko nyine ku bintu bishobora gutuma utakwibagirwa umuntu mukundana. Ubwo tuba turi kuvuga
tuvuga urugero umuntu mukundana ashobora gufata nk'isafari akagenda sibyo rero ibintu ushobora kumukorera kugira ngo adashobora kuba yakwibagirwa n'ibyo twari turiho icya mbere ngemba numva wakora ni uko uwo muntu kwanza ntiwamuteganyaho ibirenze urumva ariko no muri rusange hari ibintu ubundi cya mbere ugomba kubanza ukigirira icyizere sibyo kwigirira icyizere ukubakamo n'uwo muntu kukwizera sibyo uri kuvuga uwo mukobwa se cyangwa uwo muhungu uri kugira inama nde bose muri rusange bakizera kubaka self confidence yego ikindi cya kabiri ni uko ugomba gukereya urumva amarangamutima y'igihe kirekire urumva ku buryo wa muntu azakugirira amarangamutima by'igihe kirekire gute ni izihe feelings waba wamuhaye zatuma kugira amarangamutima y'igihe kirekire tuvuga urugero ku buryo aranakurota nk'urugero urumva hari nk'uburyo abantu bakundana ariko ugasanga ni politiki bari gukora politiki mu rukundo ntabwo uri kubyumva se bibaho nyine ugasanga ewana babigize politike ugasanga umwe atinya undi urumva ugasanga hari ibyo utamubwira ariko shaka akantu ko gutinyana wa mukobwa we wa muhungu dukurikiye ndakwinginze kubwa imbabazi z'Imana ntuzemere kubana n'umuntu utinya sibyo kuko bituma ubaho wowe utari wowe ugasanga ahubwo ufite umuntu w'inshuti ku ruhande ubwira byose ibyo wakaganira n'umugabo wawe ugasanga niwe urimo kubibwira ngira inama abantu badukurikiye ba couple mugomba kubanza kubaka friendship hagati yanyu mukabanza mwebwe ubwanyu mukaba inshuti wa muntu iyo mubanye mwarabanje kuba inshuti ni kuri nta n'ikintu cyabananira nta n'icyapfa kubatandukanya usibye rwangendanye na satani itera abantu nta kintu cyapfa kubatandukanya nk'ubu ngewe nk'umutware wanjye mugira inshuti kurenza uko ibindi bintu ibyo ari byo byose kandi ibyo bituma nta kintu ntinya kuba namubwira kandi si bituma musuzugura bituma mwubahuka ndamwubaha ariko ugasanga twubatse ubucuti rero ngira n'abandi nama ko kubaka ubucuti muri relationship kuri fiance wawe ugomba kubaka friendship mukabanza mukamenyana buriya mwabanje kubaka ubucuti umuntu aba open arirekura wese ariko iyo mwabanje gutinyana mugashyiramo ibyubahiro byinshi ibintu protokole nyinshi hari ibyo utinya kumubwira kandi wenda bikubangamiye cyangwa se nawe ugasanga mu rugo rwanyu rimwe na rimwe hahora amakimbirane twaba hanze tutabasha kubona ariko ugasanga nta nubwo amakimbirane yabura burya kubana n'umuntu utinya biba bigoye no gukundana n'umuntu utinya kuri baba boyfriend n'aba girlfriend nabyo bituma wa muntu mukundana agukoresha icyo ashatse exactly icyo ashatse kukubwira wenda ni urugero ashobora kukubwira ngo nyine ashobora gukoresha icyo ashaka gukuramo utinya kumubwira ngo hoya utinya guhakana na ya sex twavugaga arayigukoresha kubera yuko wowe uba umutinya tu neza aragukoraho wange kandi umutinya nyine uramukoraho ubwe utinye kumuhakanira byiza rero kandi iyo ari inshuti yawe tuhatari akareka ndekura nta kintu wazumbwira kandi nawe ntabifate big deal rero abantu ikindi numva navuga ni ugukareya connection kubaka ikibahuza hagati yanyu urumva hanyuma ikindi ni ukugira ubuzima bwawe bwite kuba nyine kubaho ubuzima bwawe ikindi ukanihangana none se kubaka connection nk'urugero rw'uburyo umuntu ashobora kubakamo connection like communication ndabyumva gukora tumesaje guhamagarana bati wenda ukamenya amasaha avira mu kazi ukavati amasaha bari available akenshi nk'abantu bakundana cyane nk'abagabo nk'iyo umugore we cyangwa se umuntu bakundanaga
bakundana agize nk'urugendo urumva birangira aramubwira ati okay uragiye sawa urakoze yagerayo akamubwira ati ariko nugerayo umvugishe kugira ngo amenye nyine ese yagezeyo amahoro urumva uwo muntu aba aguhangayikiye uwo rero abagukunda umuntu uguhangayikira burya umuntu uguhangayikira abagukunda ariko tubabwire nyamuneka urukundo rwo ntarubaho urukundo ni sikamu habaho ibikorwa urukundo ni sikamu habaho ibikorwa by'urukundo umuntu ntazaze ngo akubwire ngo ndagukunda what does it mean ndagukunda urukundo rudaherekeza hari abantu iryo jambo bariciye amazi ariko nyine ni abantu bose urukundo ntarubaho urukundo ni sikamu reka dusoreze ahangaha sibyo tubabwire abantu abantu bikundanira turabahirije natwe ntabwo ari sikamu gusa niba ufite umukunzi akaba nta bikorwa bike uzi ushyireho agakwesheni maka nawe duhurire muri komenti utubwire urukundo rubaho ntirubaho cyangwa habaho ibikorwa by'urukundo dushyigikiye ni sikamu hanyuma rero reka tubashimire abakunzi bacu tunabasuhuze cyane nyamuneka turabakunda twebwe aho muherereye hose yego hirya y'igihugu cy'u Rwanda ni ukuri Imana ibahe umugisha kuko kudushyigikira no kudukunda kandi twiteze kubona urukundo rwanyu rwinshi natwe ubundi umuntu atanga icyo afite natwe tuzabitura kubakunda kandi mudushyigikire ntabwo ari ibintu bigoye birenze ni ugukanda akazogera konyine wafata na telefone y'umushuti wawe ugahita wibuka yacano reka nkwereke yacano nyamuneka urumva rero duhuriye muri komenti twumve ibitekerezo byanyu kandi namwe mukomeze kuduha n'ibitekerezo ciao turabakunda mudushyigikire ntimuzabyicuza bye bye bye